bagahanura bakavuga ngo umudamu twari dusanganywe tubana, ngo namuzanye tubana ngo niyihane, ngo yihane ngo ntaramuzana ngo twarabanaga ngo niyihane. Icyo kivuyeho haza kubaho gutinda kubyara, noneho bakajya bavuga ngo dutinze kubyara ngo ngewe nafunze ibyara. Biza kuba ngombwa rero pasiteri nawe asa n'uwinjira muri ibyo bintu. Dutungurwa rero aho amadini bayafunguriye no kumva itangazo rimeze nk'iry'incamugongo rivuga ngo Manuel yakubise umugore arahukanaga iwabo. Ku bw'ibyo we n'umugore we tubashyize inyuma y'itorero. Ikibazo cyavutse mu iteraniro rya kabiri, ndinjira njye na madamu kuri alitari kuko twumvaga adushyizeho igisebo kitigeze kinabaho. Turamubaza tuti ibintu utangaza wabikubaza wabisubiramo, kuko yari ari gutanga amakuru atariyo. Twashatse kumwaka mikoro, abadiyakoni baradufata, n'ubundi biza kurangira n'ubundi ya mikoro tuyimwatse, kuko ikintu twashakaga kurwanya n'isebanya. Habayeho kuyagara ku bakristo. Twagiyeyo tugeze kuri ribu tubasobanura uko ikibazo kimeze. Nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu banyamuryango mugari wa Netonax TV. Ndacyari Lucky Van Rukundo, ndi mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba, hani muri Kanjongo ahita mu Kirambo. Mu minsi ishize twagejeho inkuru tubabwira ko muri ADPR Kirambo hari abantu bakubise pasiteri, ko umusengero habaye intambara, ariko ntabwo twabashije kugera kuri ba nyir'ubwite kugira ngo tumenye amakuru ya nyayo. Kuri iyi nshuro rero twasuye uwo muryango, ko mu yacu yandikwaga na pasiteri, ariko ntitwamenye bamukubise, bamukubitiye iki, ese ko bamukubise, ese byagenze bite. Munyemerere mbahe ikaze muri uru rugo, batwibwire hanyuma banatubwire imvo n'imvano, banaduhe ukuri urujijo rushire. Komeza kwana natwe rero, kanda kuri subscribe mutarabikora, muri comment kandi nawe tugaye ikaze kugira ngo dukomeze gusangira amakuru mazima kandi hose. Mbaye ikaze. Natangira muswibwira. Nitwa Emmanuel Twagiramungu. Ngiye mutware w'umuryango muri uru rugo. Ikibazo cyabayeho yego nk'uko mwabyumvise, habayeho ikibazo, ariko icyo kibazo nticyatunezeza. Dusengera hano mu itorero rya ADPR Kirambo. Twaje nazanye umudamu, ariko yimugeza hano muri uru rugo ntabwo ibyo byose itorero ntabwo byabyishimiye uko nababonye, kuko bagezeho bakajya bamushinja ibintu Imana irabiberetse. Gatoya wenda muje kumva itorero ryabyishimiye, byagenze bite kugira ngo batamwishimire umudamu wawe, cyangwa ni gute batamwishimiye? Ngewe nzana uyu mudamu bagiye batangira bagahanura bakavuga ngo umudamu twari dusanganywe tubana, ngo namuzanye tubana ngo niyihane, ngo yihane ngo ntaramuzana ngo twarabanaga ngo niyihane. Yari amakuru cyangwa bwari ubuhanuzi? Bwari ubuhanuzi, bumvaga ubuhanuzi. Ibyo bintu bigateza rwaserera mu baririmbyi, akababwira ati ibyo bintu ni Imana ibiberetse. Nabo bakavuga bati ni Imana ibitweretse. Iyo Mana muzasenge neza, ibasobanurire neza, ndikumva atari Imana iri kubereka ibyo ngibyo. Biza kugeraho cyakora pasiteri icyo gihe bizana akavuyo, pasiteri araza mu masengesho. Habayemo akavuyo? Habayemo akavuyo mu masengesho. Akavuyo kamaze kubaho, pasiteri araza hosha
uwo mwivumbagatanya wari umaze kuba ubuhanuzi. Ikibazo kiza kurangira. Icyo kivuyeho haza kubaho gutinda kubyara. Umudamu w'iwanjye yasamye inda amaze imyaka 3 tubana. Mwari mubanye muri ubwo buzima ko bavuga ko mwashakanye n'ubundi mbere y'amazi muryamana, byari bisanzwe mu itorero no haza no kwiyongeraho gutinda kubyara. haza kwiyongeraho gutinda kubyara. Noneho bakajya bavuga ngo dutinze kubyara ngo ngewe nafunze ibyara. Bakabibwira umugore bakabyinjizamo umudamu ngo yuko nge nafunze ibyara. Babikoraga akaburimba byavaga mu banyitorero nta n'ahandi byavaga. Bo ibintu tukabyumva tukicecekera kuko tukabifata twebwe nk'amazimwe ntitubihe n'agaciro. Madamu wakora ntacyo mutwaye we ariturije ntabwo ari gukurikira amabwire. Ntabwo yakurikiranaga amabwire gusa babimushyiragamo mu rwego nyine ukabona ibyo byose ari nko gushaka kumusenyera ariko ntabyite kuko twari twashakanye tuziranye na wansi. Hanyuma icyo gihe haje byo gusama bati wari ufungishije ibyara wowe nawe uti ntaho mwitora yavugaga umuntu ashobora kwibaza ni bande ni abayobozi b'itorero n'abakristo bagenzi banyu ni bande? Byavugwaga na bamwe b'abakristo ariko ibi byose twahebwe twabifataga nk'amagambo nta gaciro twigeze tubiha. Ariko haraho twageze nyine tubiha agaciro. Tubiha agaciro kuko byaje kuba ngombwa madamu aza gusama. Asamye indi mugwa nabi. Imuguye nabi haza kubaho hari muri Covid tuza kubona rero ibyo byose ashobora kumererwa nabi cyane kuko nta modoka yagendaga, nta moto yagendaga, mbega yari kuguma mu rugo. Ndamubwira nti nabagiye mu rugo iwabo. Mu rugo iwabo byari kumworohereza kugera kwa muganga uramwitaho mu gihe inda y'umukuruzi cyane kurusha hano. Mu rugo kumwohereza mu rugo iwabo bwari uburyo bwo kugira ngo ibyo byose bibashe kumufasha mu gihe yaba agize ikibazo gikomeye cy'inda. Noneho mwohereza yo yamazeyo icyumweru biza kuba ngombwa rero abantu bati umugore yarahukanye tese ko nta mugabo atakihaba cyakora ibyo nta mwigeze anabimbaza ngewe. Yari amaze igihe kimwe atari mu rugo. Yari amaze iminsi hagati y'ine n'itanu atari hano mu rugo. Biza kuba ngombwa rero igihe kigeze kubera ko yabonaga ibyo byose atakimerewe nabi cyane aragaruka. Agarutse bati yari yarahukanye. Ibyo bintu tukabyihorera urumva nta kintu twari kubikoraho kuko twebwe ubwacu icyo kibazo nta cyari gihari. Biza kuba ngombwa rero pasiteri nawe asa n'uwinjira muri ibyo bintu. Cyakora nza kumubona ari hano ku rusengero ndamubwira nti pasiteri ndagukeneye ngwino tuvugane. Pasiteri araza hano mu rugo turicarana ndamubwira nti kugira numva amagambo ari mu banyitorero bawe gerageza ushaka ukuntu uriyama ayo magambo atese bimeze bite. Ndabwira ni abanyitorero kugira numva bavuga umugore yari ngo yarahukanye ngo ati wabo ngo kubera ko ngo yatwaye inda ngo itari yanjye ngo afite ahantu akuye. Ibyo bintu tukabyumva gutyo mbibwira pasiteri ndamubwira wiyame abanyitorero. Ayo magambo pasiteri arambwira ati byari byose si ibyo ngibyo niba mwebwe nta kibazo mufite iby'amagambo hari icyo bibabwiye. Ndamubwira ati amagambo nta kintu natwe atubwiye ariko hari igihe abanyitorero hashobora kuzagira wongewe numva n'ibyo bintu ugasanga ibintu bigenze neza. Ugerageze wihame abanyitorero basigeho bagabanye amagambo kuko nta muntu twigeze tubwira ikibazo cyacu. Pasiteri arambwira ati nta muntu wakwivanga mu byanyu mwebwe ubwanyu nta kibazo mufite ngo bihorere. Pasiteri aragenda. Urugeze umutungira agatoki uvuga ati wenda Lucky ari mu bantu tuvuga kandi dusengana cyangwa bivuze umuzanye gusa?
navuze muri ruhame kuko numvaga imyuka iri mu itorero. Ntabwo navuze umuntu runaka. Kandi madamu n'uburyo yarabaye muri korali nubwo hari muri covid bari basanzwe n'ubundi ubona batamwishimiye bamuhanga cyane, ariko aririmba akabamo ariko bamuhanga. Kugeza uwo munsi pasiteri aza, wowe nta madamu cyangwa muri korali uretse guhenda uko yarabayemo, ariko nta wari ugeze amuhagarika, nawe wari umukristo usanzwe, ahubwo ikibazo ari amagambo. Ikibazo yari amagambo. Pasiteri ukurikije uko byakiriye, wabonye ari ubwa mbere ibyo yanyumvise cyangwa wasanze nawe yari abizi akabyumva? Nasanze pasiteri yari asanzwe nawe abyumva. Kuko yaranabisobanura, yarambwiye ati nanjye ayo magambo narayumvise. Icyakora ndagerageza nanjye uwo nabyumva nanzamuyemo. Ayo niyo magambo navuganye na pasiteri. Pasiteri aragenda. Dutungurwa rero aho amadini bayafunguriye no kumva itangazo rimeze nk'iry'incamugongo rivuga ngo Manuel yakubise umugore arahukanaga iwabo. Ku bw'ibyo we n'umugore we tubashyize inyuma y'itorero. Ibyo bintu bitubera bishya, twibaza ahantu pasiteri abikuye biratuyobera. Perezida gato wenda Manuel ubwo we yarabonye icyaha yakubise umugore, madamu we yaratendwa ziriki? Sinzi ukuntu pasiteri yabifashe, ariko ubwo urukumva pasiteri icyo yagendeyeho ni ya magambo natangiriyeho mbabwira ko byabaye kuri umudamu yaguciye inyuma yaje kumwana ko wafungishije ibyaha bikaba byakora amakimbirane mu gihugu abantu no kurwana. Urumva ko yumvise ko njye nakubise umugore, pasiteri yumva ko njye ngo namukubitiye ngo yuko yagiye gutwara inda itari yanjye. Icyo nicyo cyatumye pasiteri atenga umugore akamutengana nanjye, kandi njye namukubise, kandi yagombaga gutenga yenda njyewe wamukubise gusa. Ubwo harimo ibyaha byinshi, harimo niba ari ukuri ko wamukubise arimo kurwana, icya kabiri ko yaguciye inyuma madamu wawe, hakaza n'icyo uko noneho n'abafungishije ibyaha muri ADPS si icyaha? Ni icyaha. Babivuze batera ubwenge ngo twinjira mu rusengero, pasiteri yaraje bahita bivuga gute? Dushaka wenda ishu y'iryo tangazo cyangwa se byatangiye kwivuga mu rusengero. Pasiteri uburyo yabivuze mu rusengero, yavuze ko hari abantu bitwaye nabi muri covid, ngo kandi abo bantu bakaba baragenderewe inshuro nyinshi ngo bakanga kumva. Avugamo abasambanyi, abavugamo abarwanyi, abavugamo abasinzi, yavuze abantu batandukanye. Ariko kubera ko ibyo ngibyo byo n'ubundi icyo yaduhagarikiye ntabwo ngiye twe tubona atari ukuvuga ngo nuko twarwanye, kuko ntitwigeze tunarwana. None se yitwaje impamvu yuko ngo njye nakubise umugore, nese ko ntigeze nkubita umugore, ko ibyo atigeze umugore abibabwira. Nyine pasiteri avuga ko nakubise umugore umugore ataramuregeye. Ati yaraje asoma itangazo mu yandi matangazo. Icyo gihe mwe mukibyumva madamu ari muri korali, nawe cyangwa kristo byagenze mwabyakire mute? Madamu yari ari muri korali n'ubundi yabikoze, madamu aba muri korali. Ntabwo bigeze bamuhagarika. Wowe waricaye mu bakristo bisanzwe? Njye nari nicaye mu bakristo bisanzwe, mbyumva mu iteraniro rya mbere, mbyumva no mu iteraniro rya kabiri mpagaze hano imbere y'urusengero. Iyo numvishije rero pasiteri akomeje ibintu by'isebanya. Turi ku rya mbere yavuze ko madamu mu iteraniro rya mbere yabivuze mu rya mbere, yavuze ko madamu azongera gusoma muri korali, nawe azasubira mu rusengero se? Nanjye ntazasubira mu rusengero na madamu ko ashyizwe inyuma y'itorero. Kugeza igihe kingana iki? Nta gihe babishyize inyuma y'itorero, igihe kitazwi. Nuko muri make pasiteri yabaye nk'umuntu uduciye. Ubundi babayeho banyarwa bagita guca. Yaraduciye aduca mu itorero. Hanyuma murataha? Twaritahiye, nta kibazo twagize. Ikibazo cyavutse mu iteraniro rya kabiri kuri uwo munsi n'ubundi duhagaze hano ku muhanda imbere y'urusengero, twumva ryatangaza risubiyemo. Wenda ku bantu batatureba neza turahabirika mu ariko
urusengero, hagati y'urusengero n'urugo rwo kwa Emmanuel harimo umuhanda gusa. Ubwo niyo mpamvu amatangazo yo mu itorero rya kabiri yaje kumvikana atarigiyemo nuko muturanye. Ni uko duturanye, turi imbere y'urusengero, ibiba birera mu rusengero byose tuba turi kubyumva. Muri mu rugo rero sasa itangazo rya kabiri. Mwabyumvise mute bityo? Itangazo rya kabiri uburyo twabyumvise, aravuze tari abantu bitwaye nabi muri Covid, abo bantu twabagendereye kenshi banga kumva. Dushiduka twumva twinjiye muri iryo tangazo, kandi pasiteri atarigeze aza mu rugo iwanjye ngo aje kutugenderera. Nk'uko twari twabyumvishije mu iteraniro rya mbere, turavuga tuti mvugana na madamu ko tujya kumubaza ahantu ibyo bintu abikura. Ibyo ari kubashinja? Ibyo ari kudushinja. Hajya nta kintu yeruye yababwiye ko gusa warwanye? Yavuze yuko ngo njyewe narwanye, ngo nkubita umugore arahukana. Turi kuganira byose kumva uko ikibazo gihagaze, ariko umuntu ashobora guhita yibaza, waba warabanje kubaza madamu nimba wagiye kuregera pasiteri, wenda ukaba uri guhakana ibyo bintu kandi madamu ari ikirego? Madamu kandi nawe byaramubabaje bikamutera n'agahinda agashaka no kurira. Muragiye rero sasa mugiye kubaza pasiteri ahantu yabikuye? Twagiye kuri aritari tujya kubaza pasiteri ahantu yakuye ibyo bintu ari kuvuga. Njye nabubwiye ntidusobanura ibyo bintu uvuze ahantu wabikuye n'umuntu wabikubwiye. Gato kugira ngo nabyumve neza, umuntu yacu iranza kakabwiye ko nyine habayemo kurwana, no pasiteri tumuhamagara yakana, ariko ndagira ngo ubidusubiremo nyine kuko byagenze noneho neza. Wari hano hakuno y'umuhanda mu rugo, itangazo ryumva urahagurutse njira mu muryango? Naragiye njya ku muryango w'urusengero, ndinjira njye na madamu kuri aritari, kuko twumvaga adushyizeho igisebo kitigeze kinabaho. Turamubaza tuti ibintu utangaza wabikubaza wabisubiramo? Twabimubajije muri disipurine, atubwira ahantu ibintu atangaza yabikuye. Dushaka kumwaka mikoro kugira ngo turebe ko yagabanya isebanya. Ibyo yamubazaga uwababiri arimo babiri gusa, ibintu byo kumvikana muri mikoro? Twebwe ntabwo twumvikanaga muri mikoro. Gereza kumwaka mikoro kugira ngo turebe ko isebanya rigabanya. Kuko yari ari gutanga amakuru atariyo, twashatse kumwaka mikoro. Abadiyakoni baradufata. N'ubundi biza kurangira n'ubundi ya mikoro tuyimwatse, kuko ikintu twashakaga kurwanya n'isebanya. Abakristo babonye uwo mukristo w'umugabo w'umugore muri korali aje ari guhangana na pasiteri kamite ntiwe kugana mikoro. Abakristo bari kuzaga induru, baje gutabara, byari bimeze bite? Abakristo nta kindi bakoze, habayeho kuyagara ku bakristo. Bahaguruka mu ntebe bayagara, bareba abantu bari kubaza pasiteri ibyo arimo atangaza, bari kumunyomoza. Cyakora biza kurangira dusohotse, tukimara kumwaka iyo mikoro twahise dusohoka. Wenda abantu bamenye ukuri uko byagenze, aho byavuye n'ibyo batunagamije cyane, ariko abantu bavuze ngo pasiteri yakoze uruki, ngo habayemo nta byabaye? Nta byigeze biba. Ibyo ni ibintu byabaye muri disipurine, ntabwo nta mirwano yabayeho. Ni ibintu byabaye muri disipurine, habayeho kunyomozanya gusa. Bakunzi bacu murabyumva, ngira ngo ibyo pasiteri yatangaje nibwo mwarabyumvise. Pasiteri ubwe yavuze ko nta muntu ugeze ukubita undi, avuga ko ntawe ugeze ufata n'undi mu mashati. Ni nabyo n'abavandimwe batubwiye ko ntawe ugeze ukubita undi urushyi rwaho bwavuye ntumuhambaze, ariko akunda inkuru zigenda. Hanyuma mufite n'ikibazo, munyemere no twinjire mu nyuma yabyo, cyo kwita ngo nyuma y'ibyo bintu, nyuma yo kumva ko abantu barwanya kuri leta, ariko niyo nkuru njye nawe byumvise nawe ukagenda nuko mwarwanye nubwo bitari byabaye. Hakurikiyeho iki ku mubano na pasiteri n'abandi bayobozi bo hejuru, cyangwa se no muri karitsiye nk'abantu murwana, nk'abantu bashinzwe kugana, nk'abantu bashinzwe gusambana, nk'abantu bashinzwe gufungisha ibyara, byagenze bite muri karitsiye no ku rusengero nyir'izina? Muri karitsiye inkuru yahise yamamara ko pasiteri akubiswe, ariko nta muntu wari wamukubise. Inkuru ihita yamamara hirya no hino yuko pasiteri atenze umugore ku mpamvu z'uko umugore yagiye gushaka
ngo umwana hanze utari umugabo bashakanye. Iyo nkuru iramamara, iyo nkuru twayumva twese ikadutera agahinda hano mu rugo, kandi pasiteri ibintu yatangariye natwe ubwacu tubona ko ari ibinyoma. Mwagiye kumushaka nyuma yaho cyangwa yaje kumushaka cyangwa hari n'inzego zigeze bahuza? Ntabwo twagiye kumushaka, cyakora pasiteri niwe waje umushumba akimara kubyumva, azazanye na pasiteri uyobora hano ku mudugudu wa Kiramba. Bageze hano ikibazo twakigiyemo, bambaza uko byagenze, batangirira ku ntangiriro zabyo ngera ku yusurizo. Umushumba baza pasiteri Cyprien ko yaba yarigeze adusura hano mu rugo, abeshya avuga ko yaje inshuro imwe. Iyo nshuro imwe nabwo turamunyomoza, tuvuga ko atigeze ahaza, ko yaje ari jyewe umuhamagaye. Sobanura n'amagambo namubwiye mubwira ko agomba kwiyama abakristu be n'abadiyakoni n'abaririmbyi bagenda bavuga amagambo y'isebane. Ibyo bintu tubivugana na pasiteri, ahubwo dutangazwa n'ukuntu pasiteri nawe abirenzeho, nawe akaba dutangaje mu iteraniro. Umushumba, ibyo twabibwiraga umushumba. Umushumba akimara kubyumva, habayeho kwisobanura kuri pasiteri, nawe pasiteri nyine habaho agwa mu ikosa. Amaze kugwa mu ikosa, umushumba aramubwira ati dore amakosa ya mbere wakoze ni uko utigeze wegera uyu muryango ngo uganirize umenye ukuri kuri muri uyu muryango. Bityo rero pasiteri uri mu makosa. Haje kubaho gufata umwanzuro, twebwe n'umushumba na pasiteri, habaho umwanzuro ukoze gutya. Twavuganye n'umushumba ko agomba kuzabaho kudutegura ko pasiteri yadutenze aturenganyije. Biza kugeraho pasiteri asa nk'umuntu udahita abyakira vuba ngo abyumve, cyakora ageraho arabyumva aranabyemera, atubwira ko azabanza akaganira n'abadiyakoni. Mbese imbere y'umushumba nta kintu mwashinzwe cyangwa nta kosa mwagaragaye imbere y'umushumba nk'abantu basigariye umukozi w'Imana baritaye? Ikosa twagaragayeho, ryatugaragayeho, nuko twagiye kuri aritari, byari byose tugasa n'abateza akavuyo. Niryo kosa natwe twabonye, twagombaga kubyihorera gutyo, umushumba akazaza kubikemura gutyo, ariko tutahagiye gusanga pasiteri kuri aritari ngo duse n'abateza akavuyo. Mumaze kubona ikosa ku mpande zombi imbere y'umushumba, ubwo ni umushumba wa paruwasi ya Cyazo. Mwanzuye iki? Nk'uko muri batatiza impande eshatu, mu ruhande rw'umushumba, uruhande rwa pasiteri abatenze, n'uruhande rwanyu mwanzuye iki? Twanzuye ibintu bimeze gutya, ni ibintu bitatu. Umushumba twavuganye ko namubajije ibibazo bitatu, ariko ndamubwira ni mw'ibyo bibazo bitatu asubize nk'ikibazo kimwe. Nabwiye pasiteri ko habayeho gutengwa, hagomba no kubaho gutengurwa, kubera ko bigaragaye ko nta ikosa twatengewe atari ryo. Ibyo ngibyo byarangira, hakabaho gusaba imbabazi ku mpande zombi zashyamiranye. Ibyo ngibyo kandi nsaba pasiteri ko bigomba kubera imbere y'urusengero, kuko gutengwa twatenzwe turi imbere y'imbaga nyamwinshi y'abantu. No gushyamirana dushyamirana imbere y'imbaga nyamwinshi y'abantu. Ibyo ngibyo ko ari bibiri byose bigomba kurangirira imbere y'aho byabereye. Icyo nicyo twasabye pasiteri akimara kuduhuza na pasiteri uyobora umudugudu wa Kiramba Cyprien. Babijeje iki? Baratwijeje ko bagiye kuzavugana ngo n'abadiyakoni. Ubwo abadiyakoni baje kuvugana, baza kutubwira ko ngo abadiyakoni bavuze ko badashobora kwivuguruza. Ariko umushumba nta kintu arabasubiza, ntabonye kuvugana. Umushumba nta kintu aradusubiza. Ibyo twabibwiwe n'intumwa yohereje pasiteri Kazimiri. Intumwa pasiteri yababwiye ibyo ngibyo? Umushumba yari yohereje intumwa
Pasiteri Kazimiri. Pasiteri Kazimiri rero niwe watubwiye yuko abadiyakoni bavuze ko badashobora kwivuguruza. Muri make murakomeza gutengwa, hanyuma na pasiteri no kuba mwacyamenye ko nta bindi bikurikiraho. Dukomeje gutengwa, habayeho ko dukomeza gutengwa. Ikibazo cyacu twagishyikiriza RIB kubera ko ibyo pasiteri yatangaje ni isebanya ntabwo byigeze bibaho. Nicyo nendaga gusorezaho, hari amakuru y'uko mwaje kujya kurega. Twagiyeyo tugeze kuri RIB tubasobanura uko ikibazo kimeze, tumaze kukibabwira nabo twasanze amakuru bayamenye ko hari abantu bashyamiranye ku rusengero na pasiteri. Haza kubaho rero ko RIB iduha convocation ihamagaza pasiteri, ariko mu gihe twari turimo dutegereje ko umushumba akemura ikibazo cyacu, convocation twanze kuyitanga. Kugeza ubu ngubu rero turacyategereje ko umushumba ikibazo cyacu agikemura, noneho ibyo muri RIB tukabyihorera. Ubu turacyategereje umushumba kuko twashyizwe inyuma y'itorero, nta kosa dufite, dukorerwa isebanya. Ibyo byose ni ibintu bigenda bitubabaza. Ntabwo rero twifuza gukomeza kuguma inyuma y'itorero. Icyo twifuza ni uko twakurwa inyuma y'itorero, kuko n'umushumba yamaze kubona ko nta kosa dufite mu kibazo twateye.